Ndi Papa Sava. Tera gatebe mana yanjye we, nakoze lisite y'ibintu byinshi nyene, ariko ikiri kwisongo nyizi nzarira ryana. Tera gatebe mana yanjye we, nakoze lisite y'ibintu byinshi nkeneye, ariko ikiri kwisongo nyizi nzarira ryana. Tera gatebe mana yanjye we, nakoze lisite y'ibintu byinshi nkeneye, ariko ikiri kwisongo nyizi nzarira ryana. Natinda gushaka ariko nkabona ibiryo, naba mu bukode ariko nkabona ibiryo, unyiziye inzara mana we, kuko iyi nzara iraryana. Tera gatebe mana yanjye we, nakoze lisite y'ibintu byinshi nkeneye, ariko ikiri kwisongo nyizi nzarira ryana. Nabura umugabo ariko nkabona ibiryo, nabura amafaranga ariko nkabona ibiryo, nagenda n'amaguru ariko nkabona ibiryo, unyiziye inzara mana we, kuko inzara iraryana. Tera gatebe mana yanjye we, nakoze lisite y'ibintu byinshi nkeneye, ariko ikiri kwisongo nyizi nzarira ryana. Amadeni ni menshi nayarandembeje, ibibazo ni byinshi nabyo birandembeje, ariko ikiri kwisongo nyizi nzarira ryana. Tera gatebe mana yanjye we, nakoze lisite y'ibintu byinshi nkeneye, ariko ikiri kwisongo nyizi nzarira ryana. Ariko ikiri kwisongo nyizi nzarira ryana. Ikiri kwisongo nyizi nzarira ryana. Ariko ikiri kwisongo nyizi nzarira ryana. Ikiri kwisongo nyizi nzarira ryana. Inzara
iraryana, unyize inzara iraryana, unyize inzara iraryana. Ruga barakoze rwose karimo keza tugejejeho nako gushima Imana rwose. Inzara iraryana. Burya koko inzara iraryana abakristo. Inzara iraryana. Muri aka kanya rero nagira ngo dutera rero nyinshi cyane twakira umushyitsi wacu, umupasiteri wacu. Haleluya! Haleluya! Karibu pasiteri rero. Tubaha ikaze utugeze ijambo ryawe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndashima Imana ko nabanye namwe kandi ngashima Imana ko namwe muri bazima. Ndagira ngo mbere ya byose mbaye humure yuko mutazongera guhura n'inzara kubera kumenya. Haleluya. Haleluya. Uwiteka aravuze ati ese ninde uzanyizera agakorwa n'isoni. Impamvu dufite ikibazo cy'inzara nubwo batwifitemo muri twe. Nitumara kumenya yuko Uwiteka ari ugena byose tuzasobanukirwa kandi inzara iraryana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uwiteka wagaburiye Abayisiraheli ikabagaburira bari mu butayu, twe turi mu gihugu gifite amazi, tukaba mu gihugu ugenda ugashakisha nubwo bushobozi ukabubona, ni gute yananirwa kugutunga. Imana itunga inyoni zidahinga. Hari umuntu wari wabona intumbi y'inyoni? Hari uwari wayibona? Uwiteka rero afite byinshi kuri twe, afite byinshi mu kiganza cye, niyo mpamvu tutagomba kugira ubwoba. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hari ibanga ry'abizera. Ubundi yaravuze ati mungeragereshe ibyo mutunze. Ese murabikora? Kuko mwese mutikiriza. Ntabwo mubikora? Ntabwo mutanga icya 10 n'amaturo? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hari jambo rimfasha vuga ngo buriya kugira ngo Daniel ave mu rwobo rw'intare nuko hari imirimo myiza yari yarakoze. Ntabwo yavuyemo kuri yari umusore yarwanye nazo, ahubwo yibukije Imana hahandi yari ari mu cyobo, aravuga ati data imirimo myiza nakoze reka inkuru ahantu abanjugunyemo bakorwe n'isoni. Haleluya. Haleluya. Umubyeyi Dorokasi yari yapfuye, ariko abapfakazi kubera imirimo myiza yabakoreraga batakambiye Petero, baramubwira bati kumutwaye Mana kari wamuduhaye ukaba umwisubije turabaho dute. Bibukije Imana imirimo ya Dorokasi arazuka. Haleluya. 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 Inkuru imirimo y'Imana ni nyinshi, imirimo y'Imana iratangaje. Ezekiel yari yapfuye, Imana yamukuye amaboko, ariko ayibutsa imirimo myiza yikoreye imwongera imyaka yo kubaho. Haleluya. Niki cyaruta Imana? Niki gitumye mufite ubwoba bw'inzara? Inzara irashira. Haleluya. Riremene krapsitre ka entremene jetremene. Uwiteka agiye kuvugana namwe. Remere ke strimene ka treme arrange treme ancre. Mwese Imana ibahaye umugisha. Haleluya. Strimene ale krutembara kriseste oprestiti. Ari umuntu wasengeye hano kubona primara yihawe. Haleluya. Treme trishitro ele prekreman just repenkrete truamen. Imana igiye kubagura urusengero. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Muzamura icyubahiro cy'Uwiteka. Imana ni nziza. Ariko gute mufite ubwoba? Imana yaremye ibintu byose mu minsi ine. Ku munsi wa gatandatu aribwira biruhuka, ikitonda ikarema umuntu, izaguta gute? Nono ikirenzeho ikaduhereza n'ubwiza bwayo. Hari gisumba Imana? Haleluya. Amen. 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 Uyu munsi rero mwagira umugisha wo bana na pasteri jewe Imana yanyoreje hano, ntago twe twabivuganye naguhamagaye, ariko wa gatandatu nakuye ku cyumweru Imana abantumyeho nzaze tuganire mbabwirije Imana yantumye. Imana nta kindi yantumye rero, yanyeretse yuko nari ndyamye mu nzozi, nari ndyamye mu buriri, none mbona mu nzozi, kandi nge inzozi zanjye abakozi b'Imana rukuntu tuba tuvugana n'Imana, mbona urusengero rusa neza rwagezemo parafo. Ese namwe mwishimye, nta muntu ugitaka ikibazo cy'inzara mu rusengero? Haleluya. 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 Amen. Iki gisekero kiri hano
ntabwo nzi ukuntu mutura, ariko ubu iki giseke kigiye gutandukana na bya bindi mwari musanzwe muturiramo mutanga icya 10 n'amaturo. Tugiye kugikuramo umurimo w'Imana. Umuntu wese uri gukora umurimo w'Imana, mpamya ndashidikanya yuko akaboko ke kazahora hejuru y'agasaba. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, nk'abantu bagiye gushira inzara, ntabwo muzongera gutaka inzara. Haleluya, haleluya. Bagiye gusubiramo ka karirimbo, noneho batangire bakora umurimo w'Imana. Tera gatebe Mana yanjye we, nakoze lisite y'ibintu byinshi nkeneye, ariko ikiri ku isonga nyizi inzara iraryana. Tera gatebe Mana yanjye we, nakoze lisite y'ibintu byinshi nkeneye, ariko ikiri ku isonga nyizi inzara iraryana. Tera gatebe Mana yanjye we, nakoze lisite y'ibintu byinshi mbabaye, ariko ikiri ku isonga nyizi inzara iraryana. Tera gatebe Mana yanjye we, nakoze lisite y'ibintu byinshi nkeneye, ariko ikiri ku isonga nyizi inzara iraryana. Yo nzira iraryana ukabura ibitotsi, inzara iraryana ugatwarwa n'umuyaga, inzara iraryana ukumva wanapfa, ariko ikiri ku isonga nyizi inzara iraryana. Tera gatebe Mana yanjye we, nakoze lisite y'ibintu byinshi nkeneye, ariko ikiri ku isonga nyizi inzara iraryana. Iyo inzara iraryana ukagira umushiha, inzara iraryana ukagira amagambo, inzara iraryana ugahinduka igisambo, ariko ikiri ku isonga nyizi inzara iraryana. Tera gatebe Mana yanjye we, nakoze lisite y'ibintu byinshi nkeneye, ariko ikiri ku isonga nyizi inzara iraryana. Nyizi inzara iraryana, 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 nyizi inzara iraryana. Haleluya, amen, haleluya, amen. Tukimara gukora uyu murimo w'Imana, ntabwo tuzongera kurimba tuvuga ngo tera gatebe ngo nyizi inzara iraryana, ahubwo izajya igatera igiye kutwongerera ku migisha. Haleluya. Ugiye kugitera gatebe ihindura ibara ry'imodoka waguze. Haleluya. Ugira imbaraga. Itera gatebe ihindura inzu wari urimo. Uve mu isi mujye mu makaro. Uve mu makaro ujye muri etaje. Haleluya. Haleluya. Use two koga amazi ashyushye ntabwo byatubera. Use guteka udacanye imbabura ntabwo byakubera. None se Uwiteka rero arakomeza kubana natwe. Haleluya. Amen. Kwa mwe mutekereza se? Shaka marorere ikinzanye nakibonye. Uje gutura nawe se? Shyiramo shashyira. Shyiramo. Mwirirwe rero ngewe cyakinzanye nakibonye. Matura yanyu. Salima, guteze. Wegere hino ntibajyana ariya mafaranga. Sarayatwara he? Faranga kara gukora umurimo w'Imana. Ushaka kukuka amenyo se? Ushaka kukuka amenyo? Toka. Wowe se ntayo ufite? Ako nawe ushaje dore imvi rwose ahantu zigera uri kuvuga. Abasore rero utanagira ngo None se bite? Abasore bari. Izina rya Yesu abazimu bashye. Ariko ubu yaranumva muri kwiririmbisha ngo inzara igiye kuba ijya noneho.
Nizere ko mwizigamiye. Ikibazo gihari ni iki? Mutuze twumvikane. Uyu si pasiteri wanyu? Ni umushyitsi muramwemera nka pasiteri. Ibyo babwiye murabyumva nk'umuntu ufite amavuta. Babwiye batuze none mwongere ni muri kibazo cyanjye. Musobanura ikibazo cyanjye. Haleluya. Mutange tuze mu nzu y'Imana. Okay. Tangiye gusuzuma na pasiteri wawe se? Cyecuru wo mu rusengero. Rero bakristo ikibazo cyanjye kiragira kiti uyu mupasiteri mubona ubundi yitwa Kidahida. Ntabwo yabwiye amazina se. ariko nibyo mu Bwana Yitwa Kidahida ubwo sinzi aho yababwiye. Rero uyu mugabo uri hano dufitanye ikibazo gikomeye. Njye nawe amezi make ashize twatangiranye umushinga w'akabari. ariko mureka twumve ibi bintu. Mutuze. So gusebanyara. Twatangiranye akabari hanyuma kugatangirana kari gaciriritse ducuruzamo inzoga izi z'ibyuma. Yarakijijwe ntiyazaga kubwiriza se mu nsengero. N'ubwa mbere ageze hano yajyaga mu zindi nsengero. Rero dufite akabari atari mu rusengero, yabaga ari mu kabari nyine ari gutanga ibyuma. Akabari bubari Gutanga akabari gutanga ibyuma byo kubaga se. ibyuma byo kunywa izi nzoga ibyuma bwe barasenga rwose pe. none mureke mbabwire. Hanyuma rero uyu mugabo akabari twatangiye kari gaciriritse, ngiye njya kurangura inzoga, nagomba kumara ibyumweru 2. Muri ibyo byumweru 2 amakarito yose twaranguye y'ibyuma. Yazanye abandi bagabo batatu rwose bakajya bicarira bya byuma. Ni mwanga karinoza ikarito y'icyuma. Ikarito y'icyuma barayinywaga abarimo ibyuma bingaye. Ibyuma 20 bingaye bayinywaga ku munsi. Akabari kagahomba. Kuko ari ukwica akanyota. Ukavuga amagambo ukakicisha icyuma se na fantazi hadi nta jizi hadi Ubwo rero ngiye byanjye birarangiye nakigendera nyine. Si pasiteri wanyu se? Siwe sanze ari kubaturisha. Aha niwe muri salo. Twariye amafaranga byo ngibyo byawe. Ntabwo twumva ikibazo. y'abakristo cyangwa umukuremo ikode. Ngiye mbonye amafaranga umuntu yaranyambuye. Umuntu ntabwo ari umwizerwa nayafashe nonaha. Sigaho oya. Twumvikane tubanze twumvikane ikintu kimwe. Aya mafaranga ni ay'abakirisitu. nanatereka hariya ndetse. Oya nyatereka yese. None se umuntu Uretse tunyine twumvikane. Naza tereka hano. Nawe matereka. Banza ubyumve none. Umva twumvikane mu. Nasigaranye umupasiteri mugenzi wawe. Nasigaranye umupasiteri mugenzi wawe. Ukavuga ngo nuko atari ibyuma. Twagukubita. Twakwiyambura kamera tukagukubita ahangaha. Mu nzu y'Imana. Inzu y'Imana uri kwamburira. Twagufata nka dayimoni yadutera. Tereka hano. Madayimoni turakubita tugashwiragiza hano. Okay. Reka twumvikane. Tubikora nk'abakristo. Nanjye nyansenga. Ceceka rero. Nanjye twumvere. Tereka hano hasi. Rekura nyatereka hasi. Reka mbane magatiki. Ariko abazimu bateye. Reka tubanze twumvikane.
uteye urusengero wari uyoboye ikibamo niba ujya usenga, icyo ni kimwe. Ikindi kibazo wakigiranye n'uyu mupasiteri, iyo umurindira hariya hanze yasohoka ukamufata. Ndetse ubundi aya maturo mwibwiraga ko ari kuyashyira ye? ntaye se ko ari urusengero, ntaye se ko ari urusengero mwari kuzongera kumubona se? ntabwo bitureba twebwe. ubundi se we yigize Wowe rero reka tukubwire, ariya mafaranga yavuye muri aba bakirisitu, bongere bayagabane, buri wese atwaraye, tuzayatura umunsi abapasiteri bacu. si n'umushahara w'uyu muntu. Wowe rwose si uyu mwashinganye akabari, fata ibyawe. Sasa rero Oya witwara utyo, ndagutwara neza igisambo ubu ngiye kugenda muri nabambwe. natata muramugonda wowe uragira inyota ukayicisha icyuma, uragira inyota ukayicisha icyuma, warangiza ukaza kuduteza amadayimoni. genda n'ibyana Muherekeze telefone, muherekeze akamukubitira, bakamukurira iryinyo, bakavuga ngo ni urusengero rwamutanze. Nyanishano wagira ngo murini nabambwe insengero zaragenderewe wasuriye dayimoni. pastor, mutwihanganire, mujye mutumira abantu tuzi byose byo kuvuga ngo imyuka. we arasenga ariko Niyo ngo tubanze tumusengere ubwira ko Imana yabivuzeho. Wambwiye ko Imana yabivuzeho.